imana yatweretse ko ari imana koko nta kinanira iyo wayizeye ukayereka umugambi kandi mwiza irawushyigikira. Turashima imana bidasanzwe yashima imana mu bundi buryo, ariko mu magambo make imana ni umukozi w'umuhanga, nta kinanira kumva ku isezerano ryayo ikayirinda. Turanezeza. Yes Phone imena mu kubagezaho telefone za rurangiza yabazaniye promosiyo idasanzwe kuri telefone zikunzwe na benshi ku biciro bihebuje. Iduka Yes Phone ryabahananura ibiciro cyane rinabagenera impano zishimishije ukimara kugura telefone nka Bluetooth, speakers, headphones, bags, imitaka n'ibindi byinshi. Tubashyirira amativisi n'andi ma application hifashishijwe imashini kabuhariwe y'uruganda. Tunakomeje kubaha telefone mwishyurira make make mu gihe cy'umwaka wose. Dukorera mu mujyi hafi ya City Plaza na Nyabugogo mu mashyirahamwe imbere neza ya Feruje. Hose harangwa n'icyapa kinini cya telefone cyanditsemo Yes Phone. Wanaduhamagara kuri 0788 21 13 25. Muri Yes Phone umukiriya n'umwami. Welcome. Twongeye kubasuhuza abanyarwandakazi aho muherereye hose mu ntara enye zigize igihugu, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, abari iburasirazuba ndetse n'abari iburengerazuba, tutibagiwe abari hagati mu mujyi wa Kigali, kandi twongere twisuhurize abari muri Afurika muri rusange, dusuhuze abari hakurya y'amazi, ubwo tubatuvuze inshuti zacu z'aba diaspora. Nizere ko mumeze neza rero. Iyi ni The Fly TV show. Nizere ko mwakanze subscribe mwese uko mugenda mudukurikira. Nkaba ndahanga rero imbere ya kamera, inyuma ya kamera hakaba hari Eriksen. Muramubabwira uyu niwe mu cameraman wa mbere mu gihugu. Buri kimwe cyose waba ushaka aragigukorera kabisa. Eric gira uti wakamejeje mukamezi wa kamera kadafa ko kanwa Kadafi ni umuntu wanjye jya umubaza ngo byaturutse yamubaza ati byaturutse azakubwira ngo icecekere. Oya se kandi genda gato uzamubaze iruware. Umuzi ko yigeze kujya akorera iruware. urabura Kadafi muraziranye pre? Turaziranye. Uramwaje mukoranamo gake gake si cyane ariko turaziranye. Ayo wasanga uri umunyamigabane ubwo muri yanze ya Kabeza. Oya Yanga nawe uri muri bamwe yohereza kuri teresha. Ese ajya kohereza kuri tere ko njya mbona ari abantu yizereramo. Kuva yatangira gukora yafungurira boro ntabwo twari twakorana. Tubanze twibwira abantu ahantu hambere wakura internet ni muri Mango 4G. Naho niba ushaka internet uguragana muri Mango 4G hanga muri TD1000 uraza bayiguye neza cyane. Niba ushaka phone uragana muri Tecno Yes Phone, yaba Nyabugogo urazibona, yaba no ku bindi byicaro uragenda uzibona. Niba ushaka ahantu ho kuba wasohokera ukagenda ukamererwa neza cyane, uragana ahangaha muri Bambo Restaurant. Niho hantu hambere ugomba gusohokera ukaza ukamererwa neza cyane, yaba ushaka chicken rice, waba ushaka chicken leg, waba ushaka buri kimwe cyose, ibiryo by'Abashinwa, ibitayilandi, hari n'ibindi byinshi cyane ubusanga agenda nazi. Ariko umuntu wese uko yaza ameze kose araza ahangaha bakamwakira. Kwinjire rero yego twinjirire twigire mu mwandiko. Yego twinjire mu mwandiko. Se ubu iki cyumweru twinjiye ari no munsi turi ku wa mbere, turi ku munsi wa mbere, ni ku munsi wa mbere w'icyumweru. Ewana tuvuye muri weekend yari imeze neza, weekend yari ishyushye byatari, weekend yari ishyushye ubona ko ishyushye. Kuri uno munsi nabwo nabonye Sam Karenzi amurika radio ku mugaragaro. Yego we ira radio zishuro twayivuze. Ejo bundi nabonye video bari kwitambagira nyine bari kugenda bereka abantu. Hari abayita kuri Nino TV. Hari muratwangira iki? Hoja jumba bari. Ngiye tubanza tuganire n'abantu ba. Ira abayita Nino TV. Urumva hari uzazo wasange Tistashi, sibyo? Mwarimu Stashi. Ejo bunyine wari uri kudutembereza hara kuri SKFM. Urumva wasanga Gikada boss wacu. Urumva Gikada ni boss wacu ntabwo twamwihakana. Urumva uzi wasange Mucambuzi abahirita inyuma. Cambuzi se wari umuzi?
uca mbuzi n'ubuhirita inyuma ari nuko nyine nawe kugenda asunika twinjiza abagenda yenyegera niba twinjiza mu minota 2 ya nyuma buriya reka je muca mbuzi n'utwinjiza muri za breaking bava mu nyongera ibiri ya nyuma ubone niko twe tuyiye y'umuriro ibi ariko kari akantu n'umwihariko wacu kari akantu ni innovation mwazanye kari akantu kacu hariya unyine ubusanga hari abantu nyine baza ari abatumirwa rimwe na rimwe tukabatereka ariko ubundi busanga abantu tubakorera no munsi usanga ari ngewe mari niteretse ejo ugasanga umukada yiteretse distashi nawe yagira inkuru agwaye muri siporo agahita ntiyagatera nena nta handi hantu rero wasanga ziriya nkuru rero twiyinjirire nibwo abantu benshi bamenye Samu Karenzi baramukunda ariko ubwo ngubwo Samu Karenzi reka duhere inyuma tugende datwe tumutatura gake barara wa mugabo ni ujye uvuga tugenda gake natwe rero reka duturuke inyuma twinjire uyu Samu Karenzi abanyarwanda benshi bamukunze ubwo Samu Karenzi yakoreraga mu karere kawe kuri Radio Salus. Samu Karenzi urabizi yigiye ara muri kaminuza y'Ihuye niho yasoreje. Samu Karenzi yagiye ubwo yasozaga urabizi Radio Salus yatangaga stage nanone iracyayitanga buriya ku banyeshuri benshi barangije kwiga Ihuye bize itangazamakuru bakorera stage kuri Radio Salus. Samu Karenzi byarangiye agiye gukora stage birangira bamuhaye n'akazi ariko umva aho umuntu agenda akagirira amahirwe. Samu Karenzi wa 12 kuri Salus mu rubuga rw'imikino. ejo nabonye umuvandimwe akaba na boss wanjye DC Clement ashyiraho urabona kuri Instagram ye numwe mu bantu bakurikirwa cyane yashyizeho utunanga twa kera yewe akiraho za Salus kwizi za relax ashyiraho hari abari mwana utunanga twa kera tuno bagikorayo oya nahize ku maradiyo menshi ibiganiro bya kera byari bikunzwe cyane erega twemeranye kera kuba wakumva kuri radio bahamagaye umusani ushaka kumva ijwi rye ryonyine avuga ati radio irakubiye bro oya ni utunanga twatangizaga ibiganiro impamvu nkubwiye uko kera buriya ni ubwo ngiye navuga ngo kuba wari umusitari wabaga uri umuntu ukomeye ariko ngo birasha ni ibintu bisanzwe bose ko munahura ari kunywa oya kumira wisebya ntago nasebya kumira oya ngiye mvuga ukuri kuba ibintu bihari ariko kera wasangaga buri wese niba uzi ko ufite ukuntu uzwi cyangwa ufite abantu benshi bakuzi wirindaga ko bakubona navuga ngo mu nzira mbi cyangwa mu bintu bibi ugasanga hit ya kerega aranavunaga buri ni nayo mpamvu rero bashaka ukuntu kandi noneho ikindi kintu buriya wamenya hit ya kera yarakuvunaga ugasanga nta n'umusaruro uri gutanga tekereza icyo kintu bro kuba umuntu yarajyaga kuririmba mu gitaramo ugasanga ari kuririmbira ubuntu kugira ngo agaragare abantu biwe none aka kanya umuntu ari gukubita ugasaba mukubisa miliyoni ze zingahe 3 kuri stage imwe harimo nabanga kujya kuririmba ngo nibatama amafaranga ya melody ntabwo ari bugere asiko numva warakaye no muzi twinjire tubanze tubwire abantu Samu Karenzi rero nibyo nari nyikubwira nibwo yagiye gukora stage kuri Salus birangira hawe akazi birangira nyuma y'akazi abaye n'umuyobozi wayo sibyo yego Samu Karenzi yakoze Ihuye ahakorera igihe kinini biza kurangira Karenzi avuye Ihuye aza mu mujyi wa Kigali yerekeza ku maradiyo menshi agiye atandukanye murabizi ibyo guhasoringa ariko Karenzi ni umwe mu bantu batangaga icyizere ko yari umunyamakuru mwiza cyane urumva icyo ntabwo twareka kukivuga Samu Karenzi twagiye tumubona ubwo yakoreraga kuri Radio 10 and TV 10 sibyo yego ubwo twabonaga babayingana bari bahavuye ndetse na Jado Star bahise basimburwa na Samu Karenzi na ba Taifa barabona aribwo hagendaga
hakazamo na ba Kazungu Karema hakora na ba Anta biganira urumva aribwo babayingana nabo bajyaga gushinga yo bita BNB igitangazamakuru cyabo bayingana ndetse na Shadow Castari. Rero nk'umuntu batangiranye nka Sam Karenzi abangaba bafata nk'abakuru be cyane, sibyo cyane, yaba ba Shadow Castari nabo bavuye Huye urabizi ko bahanyuze cyane, nawe n'umwe mu bantu bagiye baboga runono urumva gace aho bakwiye ikirenge nawe ahita ashinga ikirenge, kandi unabona ko ni umwe mu bagabo nawe afatiraho ni icyitegererezo kuri we muri bari abagabo ubona ko Shadow Castari buriya nakasamutwe ni mubi cyane ku kintu kijyanye n'ubujyanama nakasamutwe buriya Shadow Castari kuri poroje agukubita poroje hariya ewana ukemera umuntu bita David Bayingana ni ibindi mu gucengera nawe ku madiro urumva kwinjirira ubwo abantu bajya babyumva neza. David Bayingana ku kintu kijyanye na diro ararenze ni mubi cyane, uranga ahantu yinjiye ewana ashaka diro yawe abandi mwese muza baravuga ngo genda gake, ati genda gake, hari umuntu dufite twize ugomba kubisobanura neza ariko ntabwo bigomba kugenda iyo wubatse izina uba ugomba kugaburira izina rye niryo ribyira gute rimuhereza buri kimwe cyose. ubona ko rero aba bagabo Sam Karenzi yagiye abafatiraho nk'icyitegererezo urumva abona ko nubwo nabo baragiye ntabwo ari we uzaguma gukorera iki abakire cyane, sibyo, kandi ubwo bushobozi afite bakuru be bamugira inama uri kumva y'ukuntu ibintu bikorwa uko ibintu byose bigenda. ati byagenze ubwo bamusize kuri Radiant TV 10 nawe yaje kuhaba yigira mu mafaranga ashara hakurya iremera hari waranda iriya nzu mo hejuru hari ahantu muranga amafaranga nawe arameneka bamukubise amafaranga ku by'inshuro zirenga 5 yo kwa Nyagahene arababwira ati niyo mwaramuje kuva ku Gishushu wese avuga iti gende nambuka nigire kwa Rando muri iyi nyubako ndende nubwo mve mu yindi nyubako ndende ngo inzara yankatishaga ku Gishushu mushyiremo amawasi nzahagaruka. oya ntabwo yashirishijemo amawasi avuze ati ngiye inzira sinzayigarukamo mfashe ijya ku Gisimenti nyine yahita yerekeza ku Gisimenti kwa Rando azajya acurika gutya yimanukira mu Bugesera ntuzi urumva nk'ubeshye azajya acurika yimanukira mu Bugesera yigira hari ahantu atuye urumva mwari amahumbezi meza y'u Bugesera aravuga iti rero ahangaha ndahavuye reka amasigire babiganira na ba Kazungu Karema ngira ibintu ngenda nikorera ngenda nikorera urukiko urumva rw'ubujurire nyuma y'uko urukiko rw'imikino rusize kuri Radiant TV 10 uri kumva aravuga iti rero iyi content ninjye wayizanye urukiko ati none reka ndugire urw'ubujurire n'abahungu banjye batayifa uri kumva abaragiye hakurya mu Gisimenti yari kwa Rando aravuga iti noneho ngewe urukiko nawe ruzanye reka mbasigire urukiko rw'imikino ahangaha mpite magira urukiko rw'ubujurire. si byose nyine mba mvuga uri kumva iyo nayo ikwiye y'abantu ibirenze urumva we abagomba kugenda ajyanye n'izina rye kandi akanagaburira ariko nawe akavuga ati urukiko reka ndubasigire bagurishe hariya nawe ni amafaranga iyo ashaka ikiganiro yari guterura akakijyana yari kuba ati urukiko ikontenti ninjye wayizanye ikanyijyana urukiko rw'imikino ararubasigira aravuga ati noneho ngiye kubera IQ yanjye irenze ndagenda nongereho iki urukiko rw'ubujurire bazaba bumvira imikino ahangaha bahite baza kuyijurira hehe iwanjye ibyo nubwo mu minsi ishize twagiye tubona abantu ubwo twabonaga Sam Karenzi arokirita mu minsi ishize tubona kope yadukubise ariko jya ureba maneri ureba abantu ukuntu bazi ubwenge Sam Karenzi yaraza dukubita kope irenze bwa mbere iriya operasiyo mu minsi ishize twabonye ubwo n'ubundi turi mu bintu bijyanye n'inkaho ari imikino ubwo APR yaguraga umukinnyi muri Reyo sibyo bamunyuza muri Tanzania Jaberi wabonye biriya bintu byakoze bamucisha muri Gor Mahia muri Kenya bamunyujije muri Kenya muri Gor Mahia
bihita birangira bagize gute bamugaruye muri APR bahise bamufatira indi ndege imugarura i Nyarugenge. hari abantu bakina dira mu iki gihugu ukavuga ati aba bantu bararenze sibyo rero Samu Karenzi twabonye diro yakinnye y'umuntu bita Kazungu Kereva. Kazungu Kereva yasezeye hari match y'Amavubi yabaye ndabyibuka yarasezeye turi muri stade n'abatipe benshi tugenda tubivugaho nabwo twabipostingaga. Kazungu Kereva akimara gusezera ahita yiyizira kuri match y'Amavubi. Abantu benshi baravuga ati Samu Karenzi Radio 10 arayishenye arayirangije abantu bahita bafata B&B Sport Plateau bahita batangira kuyigereranya n'urukiko rw'ubujurire. Baravuga iti izi radiyo nizo tugiye kuzajya dukurikiranaho zonyine sibyo. ubwo bafashe radiyo 3 bafata urubuga rw'imikino kuri RBA bafata urukiko rw'ubujurire kuri Fine FM bafata Sport Plateau kuri B&B. Yego baravuga iti izi nizo radiyo tugiye guhanganisha, nizo radiyo ziri ku rwego rwo kuba twazumviraho urubuga rw'imikino cyangwa ikijyanye n'imikino. Urumva aribwo twabonaga ubwo Samu Karenzi yakiraga Kazungu Kereva tuza kubona live bakurikiwe n'abantu barenga ibihumbi 10 bari kuri live. Urumva yego byo ni bimwe mu bintu aje muri twabonaga basikoviya bari hariya. Urumva abantu batumbagiye iyo ukoze live kuba wakoze live ukabona live iratumbagiye kuri mu gihe abandi usanga hariyo abantu usanga bakoze live ari abantu 100 30 40 igihumbi bakaba bagoyinze ngo vayi igihumbi ngo byakunze cyane byakunze. Tubona ba Samu Karenzi bari gukora ugasanga ari ibihumbi 8. Urumva ubwo iyo minsi ubwo yakiraga Kazungu Kereva. Yego Kazungu Kereva yageze kuri Fine FM nagiye kinini arahamara. Tuza kubona barasezeye bose ari babiri ubonyine se wapi ubwo bari bafite urukiko rw'ubujurire kuri Fine FM. Wibuke yari Regis Muramira. Yego umutasi wanjye mukuru sibyo ubwiye mvuze umutasi bahita bamwumva Rikari kaba na boss wanjye. Urumva yego bakagira Samu Karenzi Senior yego na Kazungu Kereva. Urumva fata abo basiniya urabizi Muramira Regis uburyo abadondosha akubita hamwe ahababaza niho Muramira kubita. Ubundi baravuga ngo ni mu gisebe ubundi uriya we arakorogoshora ku nkuru z'abameze nabi. N'umutasi wanjye Rikari abazamura bamanura kuri cya keyboard na Samira nawe inyuma hariya mu matangazo kwibutsa ibiri kuba. Urumva Rikari yabagira ukunguku gusa. Urumva amanura azamura ukubita vitesse. Reka twakire Senior ariko Rikari we uri kuvuga ngo ajya kumwakira nko kongera vitesse mu modoka. Yabakiraga avuga ngo gucyamanura. Urumva ndi umutasi mukuru Rikari reka nakire Senior Samu Karenzi ariko uri kumva rwe Senior ako ni kaburagaho ati Senior uramwubaha kubi ariko ni nabyo twaje kubona ubwo Kazungu Kereva yahagiraga nagiye kinini tuza kubona ababagabo barasezeye bose. Mbona Rikari yanditse ibaruwa ese nyegereraho nanjye ari ahantu nanjye kuhinjirira nanjye babaruwa netaga nyabona. Rikari mbona arasezeye nta mwanya mbona Kazungu Kereva arasezeye nta wundi mwanya mbona Samu Karenzi arasezeye. Ariko wibuke iyi nkuru naje kuyikira kuri stati yanjye abantu benshi barankotinga ubwo nari nibereye i Nyamirambo mvuga ngo uwo bita Samu Karenzi arasezeye agiye gushinga igitangazamakuru cye. Abantu benshi baraza banera amabuye barakubwira nyuma baza kubona ko Samu Karenzi yasezeye abyitangarije ariko gene namaze kubimenya ataratangaza. Uri kumva unafite amakuru ko agiye gukubita igitangazamakuru kiwe hanze. Hari abanira gato dufite ubutasi hari abantu bijanditse sibyo kandi bunakora neza ahubwo ugasaba abantu bari kuza bakadutera amabuye. Ubundi ari ikintu abantu batajya bamenya ubu ngubu sibyo mu iki gihe tugezemo. Hari abantu bakoze kera. Urumva yego umuntu ugasanga ni umusiniya sibyo yego niba umuntu ari umusiniya ni ngombwa ngo agire inkoma amashyi icyo kintu muzicare munakiza. oya nibyo. Urumva ntabwo umuntu azaba yariboneye amafaranga ye. Urumva yaramaze kwibonera amafaranga yarishakiye umugore afite umuryango
urumva yego gusanga umuntu ari kurara mu bitaramo by'amajoro bya saa sita z'ijoro ntibibaho gusanga umuntu yafashe urugendo ngo agiye i Rusizi ngo agiye gushaka amakuru wapi niba umuntu yari yubatse ku buryo bw'ikofi sibyo abagomba kuba bati ndatereka kabaka ndamumenyera amatike urumva agenda amenyere buri kimwe cyose anzanira amakuru abagomba kuba afite intasi nkuru ni nayo mpamvu tubona n'amaradiyo agira abanyamakuru mu turere sibyo mbese ntibaba bahari bo mu turere batari amakuru barahari cyane niyo mpamvu tuzabona izi za TV1 izi za hano hepfo hamwe kwa Bandahiro ku Muhima hano hepfo ahaga ku Muhima nyine hamwe Ndahiro yakoraga ntabwo acyakora se ariko baracyakora banza ariko nawe agiye kuri Fine FM ngira ngo akora ikiganiro cya mu gitondo urumva niyo mpamvu tuzabona za TV1 mu Ruhango buriya mabona inkuru nyinshi mu Ruhango inkuru zayo zigezweho ndazikurikira hari inkuru za Kasamutwe wigerera yose oya nyine ariko se ko wijanditse uba ufite nawe intasi ku ruhande niyo ndi mu rugo ndi kureba kuri televiziyo njya ndeba haba inkuru mu materaniro amafu ibikimana nyagasa imirwano urwagwa haba hari inkuru zishimishije rero niyo mpamvu usanga na radiyo ziba zifite abanyamakuru hehe mu turere twose twabyita nk'ubutasi rero umuntu niba yariyubatse aba agomba gushyiraho umutasi urumva uzamuha amakuru Sam Karenzi rero amara iyo minsi yose badakora bara bose barahavuye ariko twabonaga Fine FM hasigara Muramira Regis yego Muramira Regis ahita amanura ubwo we twabonyeje muna nashwana na Samira tubona amanuye abandi bakobwa urumva harimo n'umutipe wanjye Frank urumva tubona urukiko rwabo rurakomeza aribwo ejo bundi namenye amakuru y'uko iyi Fine FM yahise isinyisha nungu reka Mihigo Sadamu mw'iyi minsi mugiye kumubona kuri Fine FM arahari nyuma y'uko bamukuye ku Mwezi aya ni amakuru ejo bundi ndi kwimenyera nyiri gutoza neza ariko bivugwa ko umuntu bita Mihigo Sadamu nungu yamaze gusinyira Fine FM itonde manze nkubaza aho hantu utangiye kunshanga intasi yagoye amakuru irayizeye aya makuru arizewe neza mu minsi iri imbere mushobora kubona umuntu bita Mihigo Sadamu nungu ari hariya muri Fine FM ubu ntibiri buze kuba nka bya bindi by'uko watangaje ko Sam Karenzi agiye kubita ikinyamakuru hanze bikaba induru oya erega abantu iminsi niza ibabwira iminsi niza ibwira abantu mu minsi ishize abantu bateye umuvandimwe Sharumi Mupagasi bamutera amabuye ngo yagenda atangaza ngo radiyo ngo yaheze hehe sibyo twese bitwe twabitangaje ariko ugasanga umuntu uri kugutera amabuye ari kuza akabivugira muri comment uri kumva umuntu ntazi uko amakuru ashakishwa urumva we waraje umuha amakuru ntazi aho wayakuye urumva we muratubeshya ngo ibiki ibi ngibi natwe tuba tubatega nk'iminsi uno munsi ngubwira inkuru utazi ko ejo izasohora ariko amakuru uyafite amakuru mba nyafite ko poroje ihari ninza nkakubwira ko poroje igiye kuba wowe wihita ushaka ko poroje y'umuntu yihuta kuko ntacyo washoyeho tegereza ujye uri hasi ikibazo cy'abagera urakizi urabimubwiye ahita ashyugumbwa nyine bo baba bashaka ko inkono ihita ishya ako kanya ntabwo byabaho ntabwo inkono ntabwo uterekaho ngo ihite ishya baravuga ngo ihira igihe inkono ihira igihe rero mujye mutegereza Mihigo Sadamu mu minsi iri imbere turaza kumubona hariya twinjire ku bya Sam Karenzi rero yego nibwo twagiye tubona aba bagabo bose barasezeye tubona Fine FM isigaye uko nguko nabo nyine bariyeranje nk'abantu b'abagabo basigaranye Muramira Regis abagomba kugira gute kuza ibintu byose nk'umuntu nawe w'umusini akabikavarira yego Regis ni mukuru ubwo nibwo nabonaga mu boss wanjye Rikari nawe mwino minsi aramaze iminsi yibereye muri gahunda za marketing ikirombe mbwire n'abantu bose ko niba ushaka amabuye niba ushaka amatafari ikintu kijyanye cyose n'ibikoresho byo kubaka urumva Rikari afite ikirombe yaba imicanga yaba amatafari yaba amabuye afite n'amamodoka y'amahoho wamuhamagara Ishimwe Rikari akakuzanira ibyo byose Yesu ubwo urumva hari ikibazo afiteho nawe abahagaze neza muri ino minsi yarisobanukiwe muri ino minsi ntabwo yarakenye arisobanukiwe ahubwo n'akazungu kereva bamara iminsi rero iyi radiyo rero twagiye tuyidondoshaho ibintu byinshi hariya kuri Nino TV urumva iyi radiyo ari gufungura ku itariki ya mbere urumva y'uku kwezi kwa kabiri iyi tariki ya mbere nabwiye abantu ubwo narindi
kumwe n'umuvandimwe Mupagasi, urumva Mupagasi ndamubwira ngo iyi radiyo impamvu itafunguye muyimenye. Uyu munsi ku itariki ya mbere hari iki? Umunsi w'iki? W'intwari. Mbwira Shalom Mupagasi ndamubwira ati iyi radiyo impamvu itafunguye namenye byose. Yego. Sam Karenzi yanze gufata umunsi w'intwari ngaba ari gafungura radiyo, ariko Mupagasi yambwiraga ngo ese yayifungura, urumva ngo akayita ngo Intwari FM. Ndamubwira ati reka reka, Sam Karenzi yahaye agaciro intwari zacu, intwari zadwaniye igihugu. Kandi koko nibyo. Ariko nimuza kureba iyi radiyo yafunguwe kuno munsi, muze gufata ibirori byabaye, sibyo? Za Kicukiro amamodoka yakubise aruzura, abari bateguye amatapi, ntabwo bari gufata ikirori cy'umunsi w'intwari ujya kugihuza n'iki ngiki, sibyo? Yagombaga guha intwari zacu agaciro, urumva abadwaniye igihugu. Nawe aravuga ati reka negura umunsi iki kirori kigomba kuberamo. Ese tutararenga aho ngaho, nkawe wari uriyo kare muri biriya birori, wanyuriyemo nk'abanyamakuru wabuze y'abararokirisa? Yarokiri bandi bose twarabavuze, banariyo niho bari. MC Nari, King of Mike, Biaka Baby, yanzobegwe bari mu kiganiro kimwe, bagiye kwimura isibo, urumva? Isibo baragiye, uri kumva? Kanze nkubwire, ufate Barikari, ufate Sam Karenzi wubwe, uri kumva? Yego. Uzufate uyu nguyu Garafurere wa Jay, bamwita Jean Maurice, nyuma yuko avuye kuri Arabiye, sibyo? Bagiye arayibera n'umuyobozi. Iki? Arayibera umuyobozi. Iyi SKFM simbizi ibyo ngibyo, urumva? Uzufate Kazungu Kerebe, uzufate Niyibiziye, imibara mutwaye na niwari nawe ari mu mikino, urumva? Uzufate ubwo ngubwo, reka manza nkubwire, ese ubwo reka uzubunite ninjiramo byose, wewe babwire reka manza nkubwire uko ikiganiro kwanza cyaba Sam Karenzi kigomba kuba. Urumva dufite ikiganiro urukiko rw'ikirenga, ikiganiro cya Sam Karenzi ubwe, Kazungu Kereva, ubwo ni sini ya Sam Karenzi, ni sini ya Kazungu Kereva, ikari nyine muri wa mugenzi nari kari ubwe inyuma azamura amanura, urumva? Tukagirana Niyibize Shanyara nabo bameze nabi hari abayenyegeza. Iki kiganiro kigomba kwitwa urukiko rw'ikirenga. Niko kigiye kwitwa urukiko rwakomeje. Nuko vuga izina urukiko rw'ikirenga. Niko ikiganiro Sam Karenzi ubwo yiririye amafaranga asize urukiko rw'imikino kuri Radio and TV10, Radio 10 and TV10, urumva? Yego. Agiye kuri Fine FM, ahashyize urukiko rw'ubujurire, niwe wazanye urukiko. Yego. Ahise afata urukiko rujyanye iwe kuri SKFM, ubu urukiko rw'ikirenga noneho nibwo ugiye guca impaka zose, aho byanze naho mubiza mu kirenga. Abo nibo bagomba gukorana rero aha ngaha, ukaza mu kiganiro cya mu gitondo. Yego. Kizagihera guhera saa moya kugera saa yine. Gikorwa nande? Iki kiganiro kizajya cyitwa Frontline, ku murongo w'imbere, uri kumva? Kizajya gikodwa Uwera Jean Maurice, yego, urumva? Uramuzi? Wongeraho Siniya Edisa Biti, waturutse kuri Arabiye. Ntabwo yari umuyobozi we, ntabwo yari akazi muri Arabiye. Abantu benshi bagiye banahwibisa ngo Edisa Biti afatanyije iyi radiyo nande na Sam Karenzi. Ndaje mbyinjiremo tugende gake gake, bakorane n'undi bita Joseph Hakuzumuremyi, urumva? Urumva bagira saa yine. Icyo kiganiro ni icy'abasiniya, ni icy'abasiniya cya mu gitondo. Urumva bazajya barimo politiki, harimo iki, kuvugira abaturage buri kimwe cyose, bagera saa yine. Yego. Saa yine hahita haza basiniye mu mikino, urukiko rw'ikirenga. Ewana bahirita baraba bameze nabi, bikara bamanura bazamura, urumva? Yego. Abangaba nabo bazajya baza bahita bijandika kuva saa yine bageze saa 7. Bahereye saa yine kugera saa 7. Urumva bafite umwanya uhagije cyane, bibereye mu mikino. Aho ngaho bagomba guca urubanza rwose.
urwananiranye bajya baruzana barubaha umugoroba nyine nariyo na biyaka nabo kuva mu masaa 8 saa 9 baza bijandika kijyanye na ewan n'imyidagaduro byose bakibavira umuzi bakimaka ubwo minsi iri imbere muraza kumenya n'abazaba bakora ijoro kuri rwa dusa nyine kw'abantu bakuru ubizi se babwira ngo bikorwa kuno bikorwa gutya kumwe kuno kureba aha ngaha rero naje kwibonera abasiniya rero kw'iki kirori yego bro aka abantu bafite amafaranga amamodoka meza nibwo bwa mbere mbonye radiyo ifungura nkagira ngo ni ubukwe bwabaye abayobozi bose bari bari aha ngaha aho bita banamenye Patrick wavuye muri Reyo uramuzi bari bari aha ngaha Mutesi Scovia yari ahari nk'umuyobozi mukuru wa RMC urumva yagombaga kuza guhikira gutya ukimaka urumva yari yaje kubiha umugisha kubiha umugisha nagiye mabona abayobozi benshi cyane ubona ko bari bakigikiye Sam Karenzi siniya waje mu modoka nziza cyane na madamu wana ariko Sam afite madamu we sha Sam Karenzi Imana ijye guha umugisha urumva umutasi wanjye nawe yari ahari ngoma amashinkuru umukada namubonye ari kugera kuri si we ngoma amashinkuru si ngoma amashinkuru ya Sam Karenzi cyane ahubwo nabyihakana cyane iyo turi ku kazi iyo uvuze nabi aravuga ati muzambabarire urumva ati muzambabarire Sam Karenzi ni uwanjye rwose mutamuvuga nabi mukamuvuge nabi niyo umuvuze nabi rwose arababara urumva wamubonye umukada wanjye yarahari atambuka harajya ko aha ngaha rero nahabonye abayobozi benshi batambuka ashaka amatapi tukure umukada agira kuno ati nanjye ngomba kuyijandika Sam Karenzi niyo yamutumiye yamutumiye Sam Karenzi azatureba ijisho ribi reka ngende nabyibwirire n'abantu Sam Karenzi atadufashe urumva ngo afate Nino TV abantu tuyikoreho twese yaba Emikabaka bani inyuma nka reka Tistasha agahirita umukada aba yifitiye inkuru zose zo kwa Sam Karenzi ariko twese mu butasi bwacu tuba twabigizeho uruhare mucambuza ari inyuma tuzamura yongereho umuhungu we sibyo uyu nguyu umupagasa ahora ashimira Sam Karenzi hari byinshi amufasha ariko azambabarire amufate ku minota y'inyongera oya nyuma y'uko Sam Karenzi twaje abantu bakavuga ngo turi kuvuza induru ngo ibiki ngo abantu ngo barabeshya azafate abantu nkubwiye adushyire hariya sha avuga itaka agafata nimukamire kamanuke adutamike none se niba kuri Nino TV ariko abantu ba mbere twaje tukagaragaza iki studio zino radio kuri Nino TV ejo bundi narayibonye warabibonye nitwe bantu ba mbere ubwo Tistasha yari yiviriyeyo bakamusaka tukazana ubutasi ntibamenye ukuntu twabigenje akaza akerekana izi studio tuza kubona Sam Karenzi yahise ajya kwidekarira kuri cya kinyamakuru cyandika aribwo bahitaga batangaje tutabikize hanze kandi amakuru mwebwe niyo mpamvu babwira ngo ubutasi bwanyu burakomeye twari twamenye abantu benshi bahise batangira guhamagara na Sam Karenzi amakuru namenye nuko mujyayo habaye ikintu cyo kubasaka hasi habaye operasiyo iteye ubwoba yakasamutwe iteye ubwoba amatelefone barayafata byose ariko ubutasi bwacu niyo mpamvu twijanditse bajya banatureba banadutinye ikintu cyansekeje ni ukuntu basatse hasi hejuru hatagira ikintu gifotora kiza kwinjiramo twe twaragiye twereza umuhungu wacu Tistashi urumva kuko twebwe abantu banabimenye kuri Nino TV ahantu hose cyangwa no ku masheni yose buri muntu agira uko akora agira igisata niba twinjiye mu mikino turaza tujandike Tistashi niwuze ba mu mikino ni mwarimu w'imikino abagomba kuza imikino yose umwarimu nk'uri ukora operasiyo nk'iriya ubwoba kandi Tistashi nawe mujye munakandaho ku ishoti ye TV ku ishoti ubona ko ameze nabi cyane hari ku mamacu abafite live ni umwe mu bapeti bameze neza afite channel ye imeze neza abantu benshi bareba bagatinyamo Tistashi rero imikino abagomba kuyimenya hakaza udukeregeshwa duke ubwo twavuye nyine tumwe mukada bafite na boss ashobora kumwihera akavuga iti akiya muhungu wanjye twese rero tuba dufite uko twabikoze ati muhungu wanjye twamenye ino nkuru abantu bose baravuga ati reka abahungu byagenze bite
Samu Karenzi agira igitutu nawe ahita ajya kugira gute kumena inkuru kuburekinga Ahita avuga ati, radiyo ijya ku mugaragaro. ibintu bavuze nibyo. Ahita yerekana SKFM nitwe bantu ba mbere twerekanye studio ya Samu Karenzi. Niyo mpamvu navuze ko ubutasi bwanyu buteye ubwoba. Ubutasi bwacu ni bukoreri Burakora cyane. nibukora. Burakora cyane. Reka twinjire rero ubwo ngubwo jewe nje ahangaha mvuye hari Kicukiro. mvuye Kicukiro. Urumva? Yego. Nje ahangaha mvuye Kicukiro wafura we. Reka nje mbanza nkushyirireho ubwo ndi buze kuguhereza n'utuvideo ahangaha ugenda udushyiriramo abantu. Oya nibyo. Urumva? Yego. Birebere uko ibintu byari bimeze hariya. Ubwo Samu Karenzi ari we muntu wa mbere wabimburiraga abandi mu kuvuga ku ino radiyo. Urumva kuko ni radiyo ye. Harabaye ifunguro na madamu. turi muri telefone live ikiganiro kizaza kibigurira Ni Front Line guhera saa moya kugeza saa yine abagabo kandebe ijwi rya Karenzi iri ngiri mbanje n'iryo kwakira abanyamakuru uko ibiganiro bazajya babikora. Sibyo? Yego. Imana yatweretse ko ari Imana kuko nta kinanira iyo wayizeye ukayereka umugambi kandi mwiza irawushyigikira. Tuzoshima Imana bidasanzwe. Yashima Imana. Ariko mu magambo make Imana ni umukozi w'umuhanga nta kinanira kumva ku isezerano ryayo ikayirinda. Turanezerewe cyane. Wabyumvise ko Samu Karenzi yatangiye ashima Imana. Ashima n'umuryango we wagiye umuba hafi. Sibyo? Cyane. Yongera gushimira umuvandimwe yikuriye hehe zahuye. Yego. Akamuzana kuri Fine FM. Oya akamuzana kuri DC. Yego. Agahita yerekeza hehe muri Amerika. Ubwo muhitamo mwumva. Urumva? Muvandimwe bagiye bakorana. Reka rero mwumvishe nabwo Mutesi Scovia ubwo yageraga nawe yahawe ijambo agiye kwakira nk'umuyobozi. Nizere ko uko bangana n'umunsi bafite zitabarika kugira ngo bakomeze kudutera inkunga. Njye nk'umunyamakuru mbere yo kuba RMC kubona umunyamakuru mu Rwanda ahari kugira ngo haragize ko wabyumvise afite ibyishimo byinshi byo kubona umunyamakuru mugenzi we afite radiyo. Ntabwo yareka kwishima. Nawe ubwe yashinze televiziyo ye. Urumva? Yego. Abantu bari kubona ko abangaba bagiye bakorera abantu ariko nabo bari kwisobanukirwa bakavuga ati reka natwe dushinga ibyacu twikorere. Ntabwo ari kureka kubyishimira. Ntabwo byabura. Uragira ngo urabyumvise. adafite icyo twite amahame y'umwuga ntagitaka. Karenzi rero na timu yawe mu izina ryanjye bwite na Scovia n'umunyamakuru. Wabyumvise? Nk'umuyobozi ntabwo yari kwiburira. Yagomba kuvuga iti umuntu ugomba gukora ahangaha agomba kubaza amahame uko itangazamakuru rikorwa. Nk'umuyobozi yagombaga kubakebura cyane. Uri kumva? Ati mu izina ryanjye nka Scovia. Oya ariko nabwo agahita avugira ikigo ayoboye. Umuyobozi mukuru wa RMC. Rero mvuye ahangaha mbona abantu bose amashapanya ari kumeneka. Rero abantu mugomba gukurikira iradi kwigiye gucima. Hano ije guhindura ibintu. Nuvuga ngo ni radio y'abasiniya. Radio y'abasiniya. Ese aya majwi nyabakini yarangira cyangwa urugero y'abanyurizaho? Ndabanyurizaho. Ntari bidusha twanisoreza. Nta twakisoreza. Twibutse abantu ko ahantu hambere wanywera icupa ryawe rikamanuka nta handi uretse mu Gisimenti wa Baraka de Midnight. Aha niho hantu hambere ugenda ugasanga aba DJ ba mbere bagezweho mu mujyi wa Kigali bameze neza cyane. Yaba iki cyose ikintu cyose wakwifuza urakiyasanga de Midnight i Remera.